Yamaye inka rero ye penye episode ya mbere season ya mbere ni kabaka wa mbele mukanya gato cyane ajya makiswe ngwiki kacis So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore batagerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078816 cyangwa 0788249783. EGT.net, the free movie tree. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera kabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame,
turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. ye yamaye inka rero ye bakise nk'iki filime yacu dutangiye bayise kacis. ubu dutangiye mu gace kitwa hatati ni agace kaba muri Siriya, ndetse mu gutangira rwose arabavuga rwose ababaho nk'uko rwose nibabeho uko Imana ishaka. umunsi umwe bazahanwa nk'uyu mukafiri. rwose abanyabyaha bose bicuze, ndetse mutwiyungeho kugira ngo ibyaha byanyu mubisukurweho, mubivanweho. inshingano zanyu ni ukubaho mu isi yindi ikurikira atari iyi si turimo, mukaho neza, mukaho uko Imana ishaka. Allah subhanahu wa ta'ala rwose baravuga Allahu akbar. Baravuze bamuca igihanga. Umubizara rwose ni akaritse rwose usanga zibamo ibyihebe rwose byica abantu ku munsi ku wundi. tuvuye hariya kuri ruhande byose ndetse byaciye kuri televiziyo hose nicyo bareba. twajanga mu Bwongereza, utangiye muri Siriya harimo bica abantu. gatinze bari ku ruhande bose ni mu gihe ikibazo ngira ngo mubyishyura rwose tuva ahantu hamwe yanga ntabwo mwishyura. sari kugese ahantu hose haranya Turukiya, icyo mwakira cyose mumbwire. uba seriva ngaha bava mu gihugu kimwe, abantu bari mu Bwongereza nabo muri Turukiya. Mete yana mahoro ufitanye rwose na ZT News bimeze biti byayo. Bana abanyamakuru baransubije bavuze ngo iki? Nabyo biranze hanga inkuru rwose bari zibura, kandi ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo rwose utangaze inkuru zimwe zitariho ivumbi. uzi n'ikindi dushaka amakuru mu buryo bwacu, kandi ndetse ndabizi ko bazadutakamira ngo batukorane natwe. inkuru zacu bazatwinginga ngo tuzibahe. tujyane na kuru ya Nowa rero mu byumweru bibiri bari muri Istanbul muri Turukiya, bagiye kujyayo, reka tujyane nabo. hari inkuru ngabashaka sezanya ko rwose biza kuba bitekanye. si ushaka se kuba umuntu waba abantu batangaza amakuru ku rugamba isiko bimeze cyangwa? yego nibyo nshaka. ese kuki bundi maze igihe cyose nkukurikirana hose imyaka ibaye 2 nirukaho ahantu hose byiza. tuzanga muri Istanbul muri Turukiya mu byumweru 2 barafite ngo kurungo ya Nowa gwirajya gushaka inkuru. Numbaze ngo inkuru nyabaki usanga bashaka kuba rwose batangaza za nkuru utasanga undi muntu ari wese. inkuru zo ku rugamba inkuru nganga gusanga umuntu gutangaza inkuru. inkweto urazibona gute? oya inkweto wambaye neza bigakabya, urakabije kwambara inkweto nziza. abantu bagiye ntago ari mu butembere. tangaza nkuko bati rwose twabonye ibyihebe birasa abantu byica abantu bicana ibihanga. kuri hano wangiye ni none mugenzi we hari undi muntu tuye kujyana. buretse tujyana nande kandi 4 kişi olacağız demiştim. Sinzi ko twemeje abantu 4. Farkında mısın? ko nanjye ko natanye kwa benshi. Umva Zeynep yenda kwagera. Ya baba we kakaze ngaho katerega kome bihagije. Sike bugün çıkmayacak. witwa Zeynep, numbaze ngo Zeynep w'ikibazo cye nikiye yasarakara. Nyamakuru ngamwise murungi anga yasarakara. Aşbelas. Zeynep Kaca. Umva Zeynep anga rwose karaca. ushaka ko waramwumvisheho. ni umuntu rwose ujya uvugana rwose n'abanyapolitiki b'Abadage. Reba hano mwereke. Mvase. Baksana be. Murungi anga ntabwo abyumva. Namubonye. Ubonye nde? Umugore avuze ngo Zeynep Karaca. Nereden biliyorsun? Wese umuzi ute? Sordum. Baje Nowa nyine Nowa arabimbwiye.
Ali bak şuna bak. reba Kız biraz sorunlu bir tipi. Olay bose ni umuntu ahanga ni akasamutwe Bak- ni byinshi inkuru nyinshi zimuvugwaho kandi zitari nziza ntabwo avugwaho rumwe zasanga hari ibyabaye ahanga hari akavidewo arimo aratera umunyapolitiki amukubita amagi yisaza bamuzi nk'umusazi mu Budage abibona ni akavidewo nk'akagiye gasirikira ku mbuga Zeynep ahangaha yitotomba ntibwatinze Zeynep umwenyewe wese yizira fata video yawe kein Problem. Du bist pünktlich. vewe mu Budage bose bashaka gutangaza inkuru ni za nkuru usanga benshi badashaka kuvugaho nigeze Zeynep Evet. murungi nanjye ndicita Kaç izlenme olmuş? icyo kiganiro se gifite views nyinshi Efendim? ushaka kuvuga iki Bana izlettiğim videoyu soruyor. arimo aravuga video Çok olmuş. zifite nyinshi views nka sa Aslında öyle olay çıkaran ako kera ngo ndakasa mutwe sinditesha mutwe sindi n'umuntu wo kwihambira wizirika nuko bagiye bagacamo nyine bagakata mu byo bashaka ibindi babikuyemo baragiye bagiye gushaka inkuru hano turi muri Turukiya murungi sabe sibyo Aha. da sizin geleceğinizi duyunca araştırdım. nyumva ko rwose turajyana nahise njya gushaka ibyawe Araştırdın. wabishatse narebye amafoto yanjye se nifotoje cyangwa Ama güzel. nashafashe amafoto kugira ngo ndebe akazi kawe Olmasın. sinabeshya nyine ariko nagize gutya nayawe ndakureba uko usa kugira ninkubona ngo umenye Anladım. okay Bize de geleceğin son anda söylendiği için. twe twabimenye ku munota wa nyuma kuri buze rero ntabwo twagize umwanya wo kugushakisha Zaten hoşlanmıyorsun anlaşılan. bize ngo ntabwo ukunda za surprise Sadece bu videolardaki gibi davranırsan orada başına 1000 tane bela gelir diyor. umva ushatse kwigira umusazi hariya ahantu twajya mu bibazo byinshi ushaka kuzana iby'ubusazi hano Gittiğimiz yer Avrupa değil. ahangaha ibintu tujyemo ntabwo ari nko mu Budage hamwe ngo urakara umunyapolitiki ukamukubita igingo ukumva ngo urisayije muri Middle East burasirazuba bwo hagati Teşekkür ederim. umva nishimiye rwose ko rwose uhangayitse ku bwanjye gusa nakitaho ntumenyere kandi Hadi. Bizim uçak bu. Hadi. ntumenyere komereza wagiye muri Middle East ibihugu byo muri Middle East ni za Syria za Iran za Iraq bya bihugu usanga byinshi birimo intambara ibihugu bitoroshye bwatinze baza hano bakira aho ngaho umwe baramufata uyu nguyu nawe baramuyora karabaye aha ni ukuza akayora uyareba uri mu rugi ari kumwe na cita inkuru igiye kuyirya ngo urye hari abaje barabayora nimba muri gahunda nimba bayoboye gutya mbere mupangu undi barabayora nabo barabayora ngomba ngakora ko babishyuye barabaye kugira ngo nyine babacishe ku ruhande baje nka mu buryo butazwi nta kinyamakuru cyabatumye baraje gutyo gusa ubundi ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga cyane cyane umunyamakuru ambasade igomba kuba ibizi ibiki byose bigomba kuba gahunda zose zigomba kuba ziri tayari agace hano ngaka sanuru fra ni ukuvuga ngo ni agace ngo ngasomye nabi cyangwa ngasomye neza ni mu koboka iwabo aka gace mushaka kukamenya cyane bigiye kure se ni bwatinze mwese mushaka kujyayo se mwese ndabayobeje se bwatinze ajyano ni inkuru ahangaha inkuru ni indyankurye Anladın mı? Yolunda yolunda. cyeka hano aratekanye iyo uraza ko ari sawa Mis. Ismail rwose nuraza kutuyobora Köyüne kadar. araza kutujyana mu mudugudu aho bayazidisi baba Vallahi. abantu bameze nk'abayisilamu ariko noneho badahuje imyemerere neza n'abayisilamu ni bayazidisi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ndimo ndabasobanurira inzira tugiye gufata witwa Ismail niwe ugiye kubajyana Türkiye'den nyuma ya 25 zo kugenda turava hano muri Turukiya tujya mu gace bita Fakal dağa reka inzira bagiye gucamo Radyo. ni agace ka Fakal rwose baragenda bakagenda muri za Syria geçeceğiz. turaza guca kuri bariyeri ya Brotherhood ni agace ni umuryango w'ibyihebe baba barakoze ngo umuryango rwose ngo umuryango mugari ni 1000 kuri buri muntu ubwo batwemera gutambuka Değil mi? nizere ko ari wanyuma turaca kuri bariyeri Yol olmayacak. mu gihe tubishyuye nta kibazo ugera kuri bariyeri ukishyura nta bindi İyiyim. ruswa ngana ikora Bolca çabuk gel konuşma. maze kuvuganya na sheri wanjye Biliyor benim sheri wanjye kwino fuchita etmesin yarın. bose turimo twapangaga ubukwe nongeye kumuhamagara Telefon. sawa panga na kwino fuchita Legal man. baravuganye kandi ntabwo abizi ko yaje mu nkuru zitemewe azi ko rwose akiri iwabo byahi
cyaye ko tayari yageze muri Turukiya kandi ari mu nzira ajya muri Siriya. Bwatinze amasaha y'ijoro guca kuri bariyeri babona ariko bitwa ba brotherhood ngo ni abavandimwe ngo rwose ni umuryango witwa ubuvandimwe ngo ni ubuvandimwe abavandimwe ariko bica abantu koko ibyihebe asangaha njangaha murungi ifoto ya mbere ya kabiri iya gatatu ndayariye ngewe arya amafoto uri mu biki ndi gufata nyine utwihuse ari utwihuse tuba tugomba guhita tucaho yadufashe do bano imbere none mugenzi we afite ubwoba ni Chita rwose aha afite ubwoba bwinshi cyane nibi naje amatanya kubyicuza gusa nkabikunze nibiza ko bitakoze ko turi abapfutu reba kuri rwose ari gusuzanya uri kubabona ushaka kurera ubwoba se ko turi bupfe tanya kuza ibyo gupfana ntunkange njyewe ntunkange Byangabona abantu nana baritandiye nk'abantu ntago baseka shatse ibintu byo guseka ni kwitunazira runyangaye inkuru rwose iwe yagiye kure mu bintu byo gushaka inkuru inkuru ni ukwishaka kuko binakeza aratambutse iyo bashyizeho bariyeri banje barakomeza wagiye wace ko abantu bitwa ba yazidisi bagiye ku rwose gushaka inkuru ngo urumva niba nawe kwishaka tayari bizaba birangiye bajanga ko yakuru rwose nago ruguca mu buryo bworoshye n'uguca mu misozi bari hano mu buryo butemewe bajana bacisha mu misozi ngabo ni Nowa na mugenzi we Ismaeli ukabona Chita Murungi na Zainep amujaja inyuma umva rwose mfite amenye ko naje muri Siriya yanyica none ntabwo bigeze ubwira fiance wawe mwese ababyeyi bawe wababwiye nta muryango ngira ushaka kuvuga iki ntawe nyine umuntu akwiye ko nta muryango ushaka kuvuga ikiza ari kuvuga muceceke murasakuza we ushaka gusakuza ahangaha ni kwituzira azanga baruhukemo uca mu misozi bakira Ismaeli mwishe karabaye baza kwishana karabaye mu misozi ahangaha inzira bafashe ahangaha umva impande nta muntu ukiwukoresha wana arabaje ahangaha ibyihe bibiri byaje hano ngo wabiza ahangaha rwose bihaca bikora paturuyi gusa ngo nta muntu ugikoresha n'umuhanda turukira ngaha nyine n'agatabi hano bagiye kunywera agatabi sasa hano hari icupa ngaha iki kigurude bakibonye kaba kabaye mujaja yasize gurude hano gurude igiye kuba ikibazo gurude kuyibona kaba kabaye aba nambabazi ni ibyihebe shaki kubonye umuntu w'umunyamahanga w'umunyamakuru ampulisi banga abanyamakuru kubi baje ahangaha kuganira uko baganira icupa ngo bakurivana mu nzira iri cupa badaheza icyo bakaribona icupa ariko ikura mu nzira niki numvishe ibi leta yakurya ninde uraho ibyo nubwo ari ibyihebe kuko batari n'ibisirikare babigira ubwoba shaho abasivili baba bariyambitse rwose bakigira indwanyi ku mbaraga nta muntu uhari wana bageze gutya amura umuntu sasa yitsimba hano amujyajya tugende wanasye twigendere twe nawe kujyana kuri bariyeri twigendere ni ibinyabwoba byaheze bigenda asanga ari nk'imbeba buze gato abantu bafite imbunda abantu b'abanyamakuru sasa kubabona hano ngaha muje kuneka ibyihebe baguca igihanga ko twanatangiye filime ahangaha umuntu wacaga igihanga kandi umunyamahanga bamucaga igihanga nta mbabazi bagira bahita bagati kafiruna tumuhitane urugendo barukomeza hano ni ugukomeza urugendo amujyajya agenda ahangaha yarabakoresha amakosa yarabatumye babahitana batanagerayo baje hano ni agace aho yazidisi baba yazidisi rwose bo bifitemo no kuba rwose bamwe muri bo ari abakristo abandi ari abayisilamu bafite n'imyemerere idahuye neza n'iy'abayisilamu ijana ku ijana urakaza neza rwose mu mudugudu wacu Sana emanet Mendo.
rwose mudugu musigiye rwose abantu nabashyitsi nkwaye İsmail? nyiragiye none Ismail ntabwo usigara oya Sen bilirsin. okay nta kibazo Köyün lideri Mendo amcamız. mwita Mamudu Ne kadar geri dönüp Mamudu rwose ni ukuri aka gace muri kumwe ababitaho sizsiniz. arabitaho kugeza igihe nzagarukira nzaza kubafatanya nyuma y'iminsi mikeya Sağ ol İsmail. byo mukora nkamwe mubikora nzagaruka njye kubafata Bize ayran verin. rwose mureza rwose amata bashyitsi babanze banywe bakubita amata hano nkanga bagukubita amata y'ingamiya ukayanywa murongesa bakana rwose kaze mu mudugudu wacu ni inkuru ngazi bazanye n'abanyamakuru bane zanga munywa amata ni ingenzi Yorgunsunuzdur. Geçin. ariko simugira ikibazo mwisanzure mushaka kuba murushye munywe mwicare mushyire ikapu hasi bereka muraryama amata bahame rwose yaje hano wese naguza Biraz etrafa bakacağım. oya ngiye kwanza nemberemo Chita tujyane oya ndarushya kajya kwiryamira ngiye Chita ni umunebwe İyi tamam hadi. sawa yenda uryame uyu nguyu we rwose murungi wakunda inkuru kubi bagiye kwanza tembere hano amujyajya yaje apingana na murungi yaramukurikiye amujyajya amukurikirana yaje amukurikiye Yorulmadın mı? ntabwo urarushyira oya Ne yalan cyane nkubwije ukuri narushye nashize varmış. rwose urugendo ntabwo rwari rworoshye Ne yapacaksın? none se wogiye Güneş doğarken toplanıp numvishe ngo izuba rijya kurasa iyo rirashe abantu ba hano muri aka gace bahurira ahantu hamwe bagasenga nshaka kuba ndi ahantu heza kugira ngo nze gufata shoti yo ku rwego rwo hejuru akubita ifoto nziza cyane bose bari gusenga anlamadım. nka kera se nk'uko yawigenza Baktım söyle. siraguye ko se amafoto yawe nagiye nyarebamo Eskiden güzel kareler yakalıyormuşsun. rwose wahoze uzi gufata amafoto meza nahoze ngira nkaho noneho byashize Hadi ngaya noneho Bu defa olur belki. kuri iyi nshuro ahari baraza kwishimira amafoto bazaha agaciro Her afite amafoto menshi meza gusa ni kenshi batamuha agaciro nk'umunyamakuru rwose w'igitangaza fotoğraflar akaguma hasi Görmeden değerimiz bilinse bari. ni sawa Nereden çekeceksin? rwose negereza yo kuzamuka ahantu bari ahantu hitaruye kugira ngo rwose baze kuba bari hamwe igihe baza kuba bari gusenga aze kuba rwose ari ahantu hitaruye kugira ngo afate ifoto nziza Bu anı kaçıramam. rwose bakaba baruhutse Hem ileride Oya. yanındaydım diye film yaparım. shaka ko rwose igihe uzafata rwose iyi foto nujya kwereka ku isi yose zaba nanjye mvuga ko igihe wayifatishije nari mari Noktada değil mi? Öyle. gusa nanone Sen iriya gurupe y'abantu babicanyi ntabwo iba kure y'aha hantu Sonra olmaz. byebe intagondwa ntabwo ziba kure hano bivuze ngo anytime bashaka kubagwaho barebye nabi ni iminsi mike nk'aba bahamara Aha. nta bibazo bigomba kubabaho bo bariyizeye ni iminsi mike Gel. iminsi mike bakora ibyo bashaka baye gukora by'ibanze bagenda naho ibintu byo kuhatinda cyane mwashiduka babaguyemo bakabakorera ibintu bakora bakafluna ushaka kuvuga ati wowe uri mukafiri nka Rufendeke cyumva izina Rufendeke uhita wumva ku mukafiri görülüyor. angaha review nziza ushaka kureba amujyajya akira reba nawe amujyajya ashyiramo arebe ariko hari akabazo ufite akahise kandi akahe kabazo Kalmamış. ko bisa nkaho nta memoire ufite usigaye nk'amafoto nka 48 yonyine ngo iki ayayayayaya Boş kart. izindi karita nazisigiye citamananye igikapura cya cita Bana diyeceğini keşke sen uyusaydın. bisa nkaho ari wakaba waruhutse Sorun değil ben. nta kibazo none sinjye kuzikuzana izo karita Harbiden alır mısın ha? yes byaba ari sagenda usizinza neza memory card Ya o kadar yol. hako warasaze Sen- wakabivuga ngo hoya nujyeyo rwose bireke aha ni kure Bilmiyorum. hako atinyuye tubwira ngo njyeyo Şaka yap. so umbwiye ngo ushaka kujyayo Murongi sabe we na rwose ibyo byo kubona umukobwa ntimushaka kujyayo nyine genda uzinzanire Bir de bunu kaçırma. rero ndabizi ko rwose ibyo washakaga rero komeza rwose ubura ahangaha ngenda agiye amafoto ntiyapfusha ubusa ufitemo makeya sigayemo amafoto make bagiye kwiryamira Hemen döneceğim. rwose nezerwa ishimishe nagaruka mu kanya ndamukubise pica ntabwo ko bite pica sha akamujyajya sha amujyajya yamurebye amujyajya ari kwizanisha ibintu byo kubwibaranswe imbere kandi hari abantu batajya bakina iyo mikino ntibwatinze mu cyakara abantu hano muri aka gace
ubwoko bw'abantu bw'abayazidisi ariko rwose baba muri Syria baba muri Iraq bagiye bafite abantu benshi bagiye baba bako ni kenshi abayisilamu bagiye rwose muri bihugu batabemera ko cyane ko rwose imyemerere batayuje neza babarwanya bituma bagenda bimuka bagira izuba rijya kurasa bose bari hamwe izuba ryamara kurasa bose bagahura hamwe bagasenga isengesho rigatangira niyo mpamvu umurongi Sabe nawe uvuze ati ngomba kuba nta hantu hitaruye kugira ngo mbabone neza naya gusenga kurudishi kadishi ikimi baba bavugamo basenga bashyiramo isengesho ngo arimo arafotora amafoto bite shoti za hatari sasa kiranga dore ngo sasa barimo barasenga mu cyakare mu gitondo arabahise baza karabaye umurongi Sabe areba wari ahantu hitaruye arahitaruye karabaye sasa karabaye arebye ngaha network ni ikibazo ngo aburire bagenzi be ni ikibazo ntabwo yabona uko ababurira sasa aramanutse arebe ko yaza akagira kiri kare barimo barasenga baza hejuru y'amazu bagasenga bibutse aka gace gaturanye inagorwa n'abigometse inagorwa ngaza arabateye cyakare mu gitondo tondoni wese aho ntabwo babemera abisilamu ariko bo muri utu duce nyaboneka nuko abangaba basebye isilamu yacu ntabwo ubundi abisilamu twica abantu ariko abangaba muri utu duce basebye isilamu yacu dukunda bashanga babugwamo n'ibyihebe byaguye mu gacanga biraza gakora umukwabo kabakuramo umukwabo akareba ko bose barabasura basengaga abana iki wapi gitondo cya kare ahandi rwose nta muntu wakagenda ngo bamwe bajye mu kazi ngo batatane wapi bagomba mu gitondo ndetse nabo barabizi ko basenga mu gitondo cya kare babaguye mu cya kare urabubona ariko amududu atambitse ikirenge atambikamo jebe gatinze mu byihe banga basanga abanyamahanga sasa abanyamahanga n'ukuntu bambaye tubona ko rwose atarabinaha bambaye ubuntu bw'uburakoste yambaye ubuntu bw'uburakoste n'ubuntu yareba uyu nguyu areba kuramo filme avayo gake ni ikihebe ariko utinya umuntu wavuze ngo yarihebye ngo ni ikihebe ngo nabagenda bivuga ahantu hose ngo ngende ikihebe iba rero yarihebye wese abura kuguheba yarihebye ari we arabareba ati iki mu ndebere abantu shaye ibyangombwa byabo sha mu binshakire mu ndebere areba harimo abazungu dore n'undi rwose wagahara abantu bafite uruhara ku buryo ushobora gukozamo nanuzu usongoye nk'agapapuro gakozaho yahita rwose apfumukuru ariko barayanjye uyareba ahantu hitaruye baza kureba pasiporo zabo wa mbere nguwo mu Budage Berlin yaramurebye yesu agatwe aramureba areba undi nguwo Noah aza ku wundi nguwo Chita aza kuri Chita aramureba kureba pasiporo zabo ni ikihebe gikuru areba n'umukobwa nguwo amujyajya okay izi pasiporo hasigaye imwe sasa pasiporo zose ziri hano hasigaye umwe ko mbona bane uyu ari hehe nta wundi uhari nawe uyu ari hehe mu cyongereza cyo gusunikiriza where is he nguwo murungi Sabe ngo ntago ari kureba neza ngo amenye ibyo ari byo niyo bari kubaririza ari hehe
Where is he? ari hehe aherago kuyungu wagahara baza Nowa nabyaze n'uyungu wagahara Paulo banga kuvuga ntago bashaka gutanga mugenzi wabo sasu nambabazi sasu kibe nambabazi gifite Seruje imikino hoye ashaka gufotora ashaka kugira atababura n'icyo akora karabaye wenda babaza dembaze kangaye ntago nshaka kubagaza gatatu bose bashyira hamwe murongi sabareba niwe bashaka I said ndavuze ngo where is he? ari hehe mugenzi wanyu ari hehe mugenzi wanyu ari hehe ariwa ndapfuye ninjye bashaka none njye baranyisha nawe uri hano ngwiki He's not here. nawe uri hano yasuye muri Turukiya arabeshya ni Julius Chita arimo aravuga ukuri mu cyarabu mukoga amujyaje ari kuvugisha ukuri Bundaki doğru mu söylüyor? mugenzi wari kuvuga ukuri Julius Chita William Jire Barındaki. uyu muntu ari kuvugisha ukuri cyamurase nona ari kuvugisha ukuri asanga ku ruhande ntago ajya bara abantu muri karitsiye bigize intwari uwigize intwari ahangaha afana icyuma asanga icyuma bagwabe baramurasaba bawucicuma amasasu mu kirere sasu barashe sasu rimwe paka muri lensi yo mu rugisabe hakurya barashe sasu ratumbagira paka kuri mu rugisabe Sabore gushaka nayo ngo yasuriye muri Turukiya ugize ibyago ushaka gusanga hano bagenzi bawe ikintu cyababaho Chita bamaze kuvuga ko yasubiye muri Turukiya yavuga uburyo Turukiya iri hakurya y'aka gace yahita mubaza ati se Turukiya ni iri ndi kubona hari haruguru niho muri Turukiya niko muhita mwebwe niko iwanyu muhita dore ikigabo turakagabo ariko ntabwo kaba gafite amagara ahambaye ngako neza witegereje urufende kafite ubwanwa nuko yaba ameze sura kagiye kararakara bajya ngo hora nukirwa usanga umuntu yarakaye mugenzi wabo sasa yaguye mu kidamu mu rwobanga buryo yasokana ari muzima mwana ese tumureke gutyo mwana apfe gutyo bira mupangu mugenzi wawe mu rwobo ngiye wasinge manuka muri iki cyo mugenzi wawe nuko mutamo hano sasa uyu baragiye barasasha muri lensi ye yarajyana nakwera n'ibintu by'urugamba ntabyo abazi kandi ngo yigize ngo umuntu wadanye cyane ngo rwose ngo inkuru nizo ku rugamba zahe kugira ukicuza ibyakujyanaga ukabadi nari mu bicyubundi haje ibingibi byaje ryari gatinze yabikangutse murungi sabe murungi Paulo baramurashe Paulo rwaniko rwa Paulo rugiye nabi isasu ritagiye guca ku ruhande byakurya agacano kari ahantu hitaruye ntago wapfa kumubona yaje hano yagarutse kureba mu agace dore kiriyo abantu bagiye barayitana shawo rero kubera kugira ubwoba urebye neza uba umubajije muri aka kanya iyo ufashe igiti ukajya guhangana n'abantu bafite imbunda bumva inyoni ubwoba yahwereye bagenzi be bapfukamishije abandi bose yasengurutswe agarukanye igiti muri karitsiye akajya kurwana n'abantu bafite imbunda n'igiti hiti meka nguwo ahubwo ino giti dusanze ariwe giti n'uyu nguyu giti ni Paulo bamurashe shawo bamurashe ubwo bakurashe ni position ugumamo nani ngo ashaka gutera basi ngo bakuryamisha bo sibo abagome zo yapfuye baje ari bane baje ari batanu bari bane hiyongeramo nane na mujyajya yewe we ko kabaye yewe we angane gutanya kumenya ko ibyo wajemo atari amushinyiko nta bintu by'imikino murimo bajanga nta muntu babwiye ibihugu byabo ntago bizi ko bari hano reba gatogo sasa
agace barimo network ni ikibazo ubashe no guhamagara iwanyu ngo babwire ati twaraje nubwo twakojeje basi mudufashe mudutabare. Abo sibo rero babatabara batazi ko muhari, abo sibo. Ubwo rero nawe iyo ugiye rwose ukigira komando barakubwira ngo komeza wigire Rambo. Haje ahangaha ikintu gisigaye ni agapupe. Aseka mwana uraseka ko nubwo n'agahinda byose bikiva ugaseka. Banseka mbabaye naba ngabo. Yewe gapupe we bisa nk'ari nge nayo gusa dusigaye. Tugiye kwibanira twiganirire. Yewe ndi mu bihe nk'ibi ukinira nk'imbwa nk'ipusi nk'igipupe cyo kujuganiza kugira ngo udasara. Rebye nawe hano situation nk'izura na sara. Sigari wenyine. Abantu bari mu mudugudu abantu bari benshi. Nta muntu mwabona bagenze naze ngo bagiye barasesasu nimba yakubise kuri lense nimba ryayikubiseho nimba yesahwera gusa nimba rakabe kayikubiseho. Hari ibintu muri situation nk'izo nikawe kajya ngo barakurasha bakarasa nko ku ruhande ukisaka ngo ibifu ibifu gute kesanga esa ko yikangamo basugwa bonye iki dore gihari dore kiraha baragiye mudugudu barawica ibyo bana ngo bikina baragiye wose barawica wose fatanya amahanga cyane cyane nk'aba ngaba nicyo bazize none ntibabakunda kandi mu usanga ibyebe nk'ibi ngibi rwose ufashije abantu batazi none baraguhita wanze gukorana nabo. Bavuga ngo iki ngo utarundanya hamwe nanjye abagira ati abasesagura abanyanyagiza abaye mute ntasomye Bibiliya mwebwe fendeke ngo abasesagura nyumvira. Bana mikino sasa kiranga mudugudu irukanka itabare do hakurya muze mudugudu yarambwiye ntabwo arapfa neza. Sasa abandi baje none nk'ibisanga rwose hano abari namba ntabwo bajya bura abandi baza bwa kabiri baje nko kwiba baje tamenya ngo baje gukora iki bwatinze hano kuri ruhande abasinye hano bamwe bandi basigaye Nishukuru Allah. Rwose rufe ikaze rwose Imana ishimwe cyane kugarutsa amahoro rwose hanga bashima ibibaza abantu kugira ngo umenye ko ibyiye bari ibyiye bamenya n'ukuntu biba bitekereza biba bishima n'Imana cyane ko umuntu ngo agarutse avuye kwica abantu ngo bikayishima cyane ngo Imana rwose ishimwe cyane ngo uvuye rwose amahoro uraje yadufashije ko kurabica we niwapfa abanyamahanga rwose muwafunga abantu se n'ab'ingenzi okay ntacyo reka mbiteho bajyane rwose ahangaha abantu wari uruzu rutarimo abantu none se rufe hari ikintu kinye twaganiraho ndarushye ngana akebe kandi gashaka rwose gufatisha rufe karamubuze ka Diane kebe ka Diane abanyamahanga ngabo funze n'ibintu ku mutwe umva wihatiriza nta muntu umwe rufa ajya yitaho cacaka خدي معك زلمه باخذه الاشخاص umusirikare umwe mujyane aba bantu mushyire mu modoka mujyane hamwe hafi yaho rwose tubika intwaro bajyane abanyamahanga hano turi muri Syria amahanga urumva no muri Turukiya abanyaturuki abaturuki haya n'abaturuki n'abaki nabo muri Turukiya ubwo none se nago bababo none mbisebo babazanye hano basangaha namwe umenya ko rwose ibyo urimo utazonya kujya ukomeza yamvugo ngo ibyo ndimo ndabikomeje ibyo ukomeje ibiki mwecare hano we Julius Chita ngasize fiance rwose wabo fiance ziko ngo ari mu Bwongereza nazi ko ageze muri Syria Rero ubwana rufendeka kumva ngo ngeze Bugande ngeze utese ngo amaye inka rero gusa singeze cyabisheshe basanga niho ageze ejo mwavugana gusa sindi kimisagara yamaye inka munya kuvugana ageze kure yegereye mu Burundi hakurya mu Ngozi
abantu babaho gutyo rwose usanga buri munsi bagenda. Rero uyu nguyu nawe yagiye niko agiye kuzira. Niko agiye kuzira Julius Chita. Numbaze ngo abisobanura kuri no Chita we gute. None se abisobanura ati bundi wari bamurekuye. Haje abandi do. Izi muzi sake shamurebe. Ikindi kigabo cyajanga haye Sami Switch. Sami Switch n'agatsiko ke ba PDG ba Sinte bose bajana. Bara nta kintu baba basize ranga twakiba. Sami Switch arebye ariko uyu nguyu w'ibitsitsino afite urunushaho rw'uruntu tamenya ngo nuruki mudugudu hanga yuko akiri muzima gusa ntakiri muzima ariko se abantu hano babaye ibiti mwibondo kiratungukiranya mbega Sami Switch uyu ngo ari munsi yitsimbye hano agiye rwose yisanisha yakoze icyo bita camouflage yisanisha n'abapfuye ibaza abantu babona ko rwose uhumekamo gake bakagukorera bino babonye kuri muzima byo kuba muzima rero dore hano yisanze mu rugisabe yari amaze igihe yibera mu Bwongereza azi ko rwose ngo demokarasi yacu ko twese twemere kuvuga uvuga iki dore n'ubwoba yaragiye aryama aho ngaho mpaka baragiye rwose bariba abo ngo Sami Switch bonago rwose ari ibyebe bindi gusa n'ubundi bihebyemo gake baraza akajya kureba aho ibyebe byisha abantu bakiyibira bakikomereza ni Sami Switch Sinta PDG nabazesto bose avayo yarebye nkamuze mudugudu agiye nabi mudugudu bamupfumuye inda karitsiye usanga bayishe nagondwa ba rufendeke nta mikino bagira usanga ufite abanyamahanga utabavuze bahise bakazira none ni babakunda abantu bafite imico itameze neza nk'iyabo yavuyeyo kandi yagize amahirwe rwose aha ngaha Sami Switch arabonye ibintu by'ibisogisi wabyiba sibwo abyibye rero agasanga urimo arahumeka agupfumura ahereye ku sasa kugira ngo umenye ko umuntu ibibazo bye bitajya bishira dore ngo haraza sasa impyisi zivayo aha ngaha turi kumva amaraso abana b'abantu bapfuye ndapfuye rero fata inosho ku mpyisi impyisi wahise tukirira inyama koko zisubira inyuma akose wahise tukirira inyama narakobeta inosho wewe yararakaye zisubirayo ni impyisi zizumvisha amaraso zije rwose kuba zinyweraho zibonye byo kurarira asanga yarabarebye mbacukurire cyangwa aho ndanga babona agiye kubashyingura ari mu gace wenyine asike gucukura sasa uri umwe ibaze icyobo cyajyamo abantu bose yacukuye akantu kanzinya katajyamo n'imbeba sinabashyingura sinabibasha uwo sinjye ucukura urwobo rungana kandi yarebye neza asanga abantu umudugudu nk'uyu nguyu wabakiriye abari cyano hanze amazi zaza zikabarya sanga areba bafite za firigo zirimo iki nacyo ndebe ko narya fa kurya ibintu byose ubonye angaha kurya ibintu by'ibipwavuro kapfa kurya ibikaroti angaha menya bajyana karoti z'icyatsi wamenya ari ibiki mwe mwagiye yose aho mwabaye se nizo zihari zo bazita jipe kirote yaje hano ino karitse kuyivamo ugapfa kugenda gutyo gusa ntabwo wapfa kugenda ugomba kwanza ukamenya ugiye hehe ni hano nawe wicaye ugahita ubona rwose bagutayeho yima uhita wava se ugiye hehe hano hose ugeze bakubona kuri umunyamahanga arebye dufoto yafashemo twafashe harimo twa mujyajya rwose mujyajya ntabwo wakawe waraje ibyihorera muvuga nawe nta kuba ari hano we bitanga iki
yaricaye ari muri karitsiye wenyine mu mudugudu uri ahantu hitaruye hakurya kure. Iyo havuye ugenda ugera ahantu rwose hari abantu byigomekeye ibiki nibyo bigiye bazenguruka. Rero numva kugenda utazi ngo ugiye ugiye gukora iki. Naryamye umukeraho. Beka kwicaho kaburi icyo ukora. Kandi ntago waryama yaze kuryama gutya muri amudugudu ngo uryamemo nijoro bangweho. Ntago yapfa kuryamamo. Bamuguye yose agenda akaryama ahantu hitaruye. Mwite Wilson. Igipupanga yatangiye kugita izina. Wilson wakwita Wilson wa gipupe we. Gipupe agiye kugita Wilson. Nibyanga kite musonera. Do, ugiye kuryama ahantu hitaruye. Ntago waharyama nyirizina akabyuke. Onya akabyukira. Bijyanye usanga rwose muri ubu buzima ngo buriya ngo rwose ibyo mubona imitungo ngo ubutaka ngo amazu uri wenyine se byakumarira iki. Do, afite karitsiye yose niye. Bananga bose yagiye abashyira ahantu hamwe arafunga do. Abantu babishe Rufe na bagenzi be. Rufenderi afungaho kugira ngo atagira ikinjira. Ajanga mu mazu yabo arebe nta kintu nabona nakifashisha arebamo. Mbibutse Samisi wici na bagenzi be n'ubundi bahageze kare iby'ingenzi babyibye rugikubita. Arebye hano mbonye icyo mbasha ndahamagara tu. Ibintu by'ibyo rero ukuntu utamenye ukuntu bikora ushaka guhamagara ugashiduka uhamagaye mu byihebe. Ari bufatishe ngo rwose ngo ndananga ngo ni mukobo ya ba ugomba kugira frequency ufatisha neza ugahamagara. Nyanga areba neza ashyiraho karensi ke kandi lense ya mbere yangiritse asafata ikarita. Umuntu utazanga neza atanya kubara neza nci hano akazominga neza iranzira ndabona napfa kwicamo. Nyicamo se cyangwa wacha hari abantu babiri guhura nabo yamaje kubona basabisi ico bari ukwabo. Yamaje kubona ko Rufendeke na bagenzi nabo bari ukwabo kabitwa ba brotherhood. Nibyihebe. Byebe bizwi birazwi neza cyane birazwi muri bihugu. Nibye bimwe byarihebye biriheba koko. Bibaze ngo umuntu ni gutafata umwanzo wo kwiheba. Ariko nyine ariheba tu. Yenda bwira n'abantu bose ko yihebye bakamana ibyangombwa ko yihebye. Icyemezo mpuzamahanga rwose genda yerekana n'abapolisi ko yihebye. Bwatinze bagenzi ba Rufendeke bagarutse hano. Aje sanga bahageze none. Baje kurana nimba rwose bamubona. Basanga bara yarapfuye wana. Twisubirireyo. Baje kurana nimba bamubonye ukabona murungi. Bakiraho nga Ismail yagarutse aje kumureba. Ismail ndabonye agiye kunsubizayo asekamo. Ismail mukagaruka yasanze umudugudu wose uwuzemo. Yewe uri muzima. Baje kuraba umusirikare wabo basize. Bamuteye mu cyonyo y'iminsi dore ibigori byagarutse ngo kumureba. Yakatitabara. Asa cyane muzima buri. Agize gutya Ismail asubirayo. Ismail yahise abona ko yagaza indimi wasinge ndigendeye. Ayiwe ndapfuye aragiye. Ismail kuba agiye sasa ni ko kabini wo hano uhazi ntibamenye inzira mucisha kugira ngo asubirayo. Agiye gutya nta muntu mbonye. Akandi kibe mbonye umuntu. Nokiye bariko mbona nga cyanashaje kibisaziyemo. Ugifite experience mu kwiba. Bari hano. Uyeri hano. Nyuma y'umuryango. Mu muryango afite kumanga agashyo nagukubita umushyo. Kwica umwe ni guhita rwose wizira ahubwo ko bose bahita baza. Ibyebe rero bifite n'imbuna nshya. Byebera ibyeba nga rwose biragaragara ko byihebye. Bw'amahirwe nga bisubirayo. Birikomereza. Nari mpfuye to. Gusanga Ismail rwose aramubuze. Ismail arabirebye avuga ati wasinge uguma hano. Avayo Murungi sibwo agiye kumara umwaka wose aba mu mudugudu ari wenyine. Agiye kwiturira akamubaho. Yarebye Ismail aramubura. Ismail! Yamaga Ismail aragiye ndapfuye. Ndavano sasa ni. Ismail! Mwana afunze po! Yangacyo mwana afunze cyo Ismail kodo byose biranga. Ismail bimfabusa. Sumayiri
Ibyakwe ntabwo rize ni gupfa gufumbuza. Ismaili niba witwa Manafunzi niba witwa Kodo simbizi ariko Ismaili yagiye arahamagara gwansigara arasakuza arikubita nk'abana hafi kwivuruguta akubita ibikote hasi. Sinabwiye ko hano ibintu nk'ibi ngibi wagira gucuka na Sara. Murungi Sabe icyonzi cyanga ibyo yigeze gusimbi. Yabisimbi n'amakomba ahubwo. Aya Ismaili basi bambabariye Ismaili kirarira kirivugisha biranga aronga. Nungo ndi guseka nk'abantu birababaje ariko nta kundi noze ngirende. Ajanga arakarikira hano ndaguye ngo bya bintu byanyu mudashaka gukoresha ubwenge bwanyu. Ubwonko urabukoresha bugashyuka bukoresha yatanya arabara iby'abara numbaza ngo nimba ari byo nimba atari byo simbizi. Ikaritsi imwe ntago ayivamo aza muri firigo arebe ko nta yindi jipe kilote yabonamo. Ibiryanga naragiye birabora biruma bipfuye muri firigo do kajya karaseka manange none ngire guseka ko byongeye iminsi yo kongire neza. Ibiryo ni ibyibura yatangiye ibintu by'ibikaroti by'icyatsi haza inzoka ndapfuye inzoka. Sasa kujya ko manu nabo bagenda biheba. Nose si yagiye kugira sosiso noneho si yose nyamacoma nta bintu byinshi hanga urarakara nawe. Umuntu ava mu misozi usanga inzoka ko nazi byaro kwirya rero ugasanga ubumara bwayo yokeje ntago bushira sibwo baye nkayo agiye kwirya biranga ajya kuruka. Gusa bingi yari iminsi ya mbere ibyo nibyo bawigira. Urazirya se ko n'ibikeri n'ibiki byose n'amafuku birya n'iminyorogoto shidukuri kubirya kandi ari nabizima. Sasa ngaho bafungiye ndibaza aho turi hera fikrim yok. Simbizi ngiye naho bigeze ngiye Julius Chita mananye Hatat olabilir. Dushaka turi muri hatati. Wiki bose bikanga hatati Buraya geldik mi? baba tujyanye aho hose birashoboka. None biratugendekera bite? Duracaklar değil mi? Saratwica we. Ceceka icecekere. Ntuga cyane ngo bitanga iki? Sınav buna biliyor musun sen? Buna biliyor musun? Wabuza abantu abanyamakuru baje guca ibihanga. Nambabaza bajya bagira abanyamakuru. Aza kugitwaje hano kuko mana ye Chita mana nyine naraze ngo nzarya duke twacita magic nige niryamye none ndebera. Washatse amakuru yo ku rugamba dore cyamukoreye. Sus. Ko wacitse we Chita urasakuza ngo bitange iki? Sakin ol. Tuza. Oya. Bundayız. Oya rwose tugire ka courage n'umurava. Esprit. Tugomba gucika. Sibyo? Kaçalım. Baba kaçamaz mıyız? None ducitse dufite amahirwe ra twacitse ngo ducike. Gucika kandi. Üzgünüm ama. Hangane kukubwira ibi gusa. Da götürdüler. Nimba abantu batuzanye muri hatati. Kuno gahunda zimeze rero. Aho uko zimeze. Kaçış. Biza ngo n'ubundi twamaje gupfa icyo gisigaye no gutegeza nyine igihe bari butwicira ariko n'ubundi turabapfa. Ni none ko Yesu ababwira. Nimba twageze muri hatati. None turabapfu. Nta kintu gikurikiye byo gucika urimo ucika nde. Twapfuye byarangiye ndapfuye. Ibaza rero kuri kumwe n'umuntu akagukeneye ko mwapfuye. Wagira ute? Uko babona gutya bicaye ngo bapfuye. Aho bicare bayebera urwaje. Gupfa byo byarangiye bapfuye. Sasa hangari murungi. We rwose agiye karitse rwose aho do. Zayisaziramo. Karitse hanga no kwisaziramo yambaye ndakora iki koko. Mbigenze ne. Araza nk'akazenguka karitse akayizenguruka akayigarukamo. Nuko abantu batabaye nuri baramenye kwibana atazi kubana bagenzi be do yajanga mukure hano akabanga ngako nawe waragiye urabura twaye ngo wari wagiye mahanga ngo warabuze ngo bona amafaranga urabura ukora umuntu agakubesukira umutwe kwera imijinya. Adamlar sorun mu çıkardı? Bize kimlik satmaya çalıştılar. Sasa ngabonye ibyangombwa abona irangamuntu yibuka ko rwose ari cyo yamubwiye Ismaili. Kimlik mi? Kuki dukenera irangamuntu? Abantu bafite irangamuntu hano nga brotherhood rwose irabareka bagataba ko bishakiye. Irangamuntu zabo batanga. Hari irangamuntu batanga yifite. Uragenda ukagenda. Irangamuntu sasa ndayibona gute? Sasa ari mugenzi wawe waguye mu cyobo.
ashobora kuba afite irangamuntu yakitwaza yaraguyeho menya ari y'umukobwa. Iyo ngo nkwereke sasa icyobo cya metero 8 do ndajyamo tu angana nahindi mahitamo ufite uri wenyine ugira ute uvanga ugiye gutyo gusa baraguhitana aramanuka mu cyobo arebye neza arebye hejuru yewe ako nanjye maje kwiheba pe yarebye cyo ngezemo menya neza avuga ati nanjye narihebye noneho ndabyemeye menya nanjye maje kwiheba ibi ni iki aha usanga umuntu rwose nk'umubyeyi waramutse amweretse nk'ubuzima gihucamo kugeza aho ugeze muri aka kanya umubyeyi washaka kurega agahita agwa nk'igihumure ibaze umubyeyi wabonye ko ari barimo kurya inzoka ari kujya mu icyo bita hatata hypertension hano nkanga rwose bati cyane n'ubu navukiye iki ni ibise byari ibi ndebera azanga ndagusaka ariko byo wigira ndagusa bwasanze uyu nguyu n'ubundi nawe yarara aho ngana haranga umuntu yagiraga kandi yagiye mu cyobo cya metero 8 nibwo umenya ko imyako ari imyako azana wamayiranga muntu koko mwiranga muntu arebye anga iyi si ifege narikenera naryo ntawamenya abanza riheraho hereye ku ifege abe ava iranga muntu ndayijyana utuntu twose twibanza aramusaka aramucakaza yaguye mu rwobo nta kintu ufite se abe n'udufaranga twibanze se uyu musirikare n'abari hasi yaramusatse kirangagisa ku musirikare muzima umusirikare ari muzima ntabwo yapfuye kandi zaza karabaye ndakuye mu muntu gisame yagorwa dore sasa mana yanjye umusirikare yaguye mana kuko mana ntabwo yapfuye agiye kumurika sasa agiye gupfira mu rwobo ndakuye mu muntu gisame yagorwa yaba umusirikare ntabwo yapfuye umusirikare yamuzukiye karabaye ndagiye garuko gagenze shana we uziko musirikare avuye muri koma nuko gagenze episode ya mbere nimba bizagendekera bite mu rungi sabe bagenzi bose bo bizabagendekera bite ya episode ya mbere twarebaga ya kabiri mwicikwe n'izindi zose muzicikwe zose musanga kugiti.net ndabakunda cyane professeur engineer docteur Ingoranya so sweet no butungane ingingo y'abarenyela muze yani ndani kabaka ndani bebe ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 igiti.net. The free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangire ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze,
ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona serivisi zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 789.